umwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na gatandatu ngo hari umwaka wa mbere w'umwami Jungu Jong kazi utamaze n'iminsi 10 se ku ntebe y'ubwamikazi ibazi umukobwa bari kunyuzaho ngo yabayeho umwamikazi ngo ariko nta minsi 10 yamaze ari umwamikazi ibaze ko umwamikazi y'iminsi 10 uko umukobwa bari kumutwara bamuherekeje we nta kindi ari kugenda atekereza ari kugenda yibukira ibyamo sasa uyu mukobwa kugira ngo wari umwamikazi abasirikare bamuherekeze sinzi aho bamujyanye gusarasa nk'ushorewe aho bamujyanye ni hehe yese yakoze iki umukobwa ari kutwibutsa ikintu yakoze icyo yakoze kugira ngo bamutware akimara gusanga abapoye na moye bapfuye umwamikazi yahise azongera guhura nawe nyiri cyubahiro umwamikazi niyo magambo yavuze sasa bano banyakoreya bari abantu muri Aziya usanga bafite imyemere ivuga ngo iyo umuntu apfuye arongera akavukira mu bundi buzima ari undi muntu wenda utandukanye sasa ingo imbere ko mwicara avuze ati nimvukira mu bundi buzima cyane nongera kuvuka ntago nifuza kuzongera guhura nawe wa mwami bakise Queen for 7 days umwamikazi w'iminsi 7 ndagira ngo ukurikira amagambo ati hari umwami badusubije sasa inyuma nuko dutangiye filime yacu badusubije inyuma ati hari umwami bitaga Liyungu ati kugira ngo imbaraga ze abashe kuzigumana ndetse zibashe kuba zasugira zigasagamba ati ibyo byose yabikoze gute yabanje kwica abantu bari baje guterwa n'inzara bitewe n'umujinya wa Yungu uwo mwami wari umaze gufata ubutegetsi akica abantu batari bamushyigikiye bose ngo igihugu byaje gutuma gitangira guterwa n'inzara abantu barashonja bitewe nanone n'umushinja kandi uwo mwami wari uriho igihugu cyagenda giterwa n'amapfa umwuma handi ubona imyaka itakuti impamvu kandi ibyo byose byabaye nuko yuze mu mucyo atabumerita amwe abantu bavuga ati umwami uriho ntango binyuze mu mucyo ngaba ari umwami cyangwa se wenda yibyingoma ati bemeraga ko mu gihugu cyabo cya Joseon igihugu cyahitaga giterwa n'amapfa nk'ikimenyetso cy'uko ibigirwamana bitishimiye umwami uko izuba ryiriye riri kugwa hakuno uriya mwami tuvuye yitwa Liyungu niwe uyoboye igihugu muri iyi minsi sasa hano hari murumuna we ari ushobora no kuzaba umwami w'iki gihugu we yitwa Liyuku cyangwa se bakamwita igikomangoma gisongo no umwami niwe mukoro rurumuna rwa nururara n'uruboboro ruri mukomeye abari gukora imigenzo yanyo yatuma imvurigwa gabaza kubakoreshereza inama ahantu hari uyu mwami n'umugome ngo yafashe ubutegetsi ngabanje kwica abantu bose batavugaga rumwe nawe inama aragenda akayitegura ahantu hicaye we ameze neza pe ariko abaministiri yakabahagarika kuzuba rimwe bavuga ngo rimene imbwa gahanga ngo mbajyana ahantu haremewe kubera inama nkabazana kuririza ngo inama tuyikore uduhanga twanyu twakubiswe n'isaruro y'abaturage iri kumira mu mirima ntiye abaturage bajyaga baceka ko ibyorezo nk'ibi ngibi bijya biba cyangwa se n'ibyorezo n'ibyago n'amahanagwiriza nk'ibi ngibi ngimvura ntigwa ntago ngiye bijya bimpangayikisha umwami uri hano ntacyo imbaraga zahini zo mu majyepfo y'irembo ry'uburengerazuba ndetse n'irembo ry'amajyaruguru ntago rekeraho kumbwira iby'imbaraga ngo zayini imbaraga zayanga niya myizere nyine mwumvaga muri birakera ngo barakaje imana ngo imana ngo imana igihe kinini ngitagusha imvura sasa nibyo nagira ngo munshakire igisubizo cyanya cy'ibintu byumvikana pana kumbwira ngo ngibigirwamana byarakaye n'ibya mara mwami byaba ari ibikorwa by'ubwenge ubashije kuba wakubaha imigenzo yo kuba twagusha imvura bagiraga imigenzo bakoraga yo gushimisha ibigirwamana kugira nyiri cyubahiro wenda uramutse wemeye ugaca bugufi ugasenga ikirere ugasa nk'usaba imvura ata abaturage byabashimisha bikabereka ko byiborociye bugufi ndetse n'ikirere ubwacyo abaturage bishimye nacyo ubwacyo kira tubwiye ko nanone ibwami haramutse habaye ubukwe bishobora kuba byafasha kurwanya no mapfa ndagira ngo umva amagambo babwiye umwami baga uriya murumuna wawe bitagiye igisonga wayakora ubukwe kugira shasa umukobwa rano yiswe ngo shini cyacyungo wa mukobwa twatangiranye atubwira ngo n'umwamikazi bagiye kumumanika bagiye kumwica dore mu myaka yo hambere badusubije yari umwana muto wibera ahantu mu cyaro mwana mwiza nk'uri ufite fresheri yaba inshuti yawe uriya ntago yaba inshuti yawe cyangwa ngo utuye mu murwa mukuru muri Hanyanga ariko baraje bagatanu mu cyaro none uri kumbwira ngo hano mu cyaro abana n'umurera kandi yagombye kuba abana n'ababyeyi be baramutaye bamwohereza uravuga ati wa mwana ntuzigera uza mu murwa mukuru rwanditswe na papa we tuvuye hano tugaruka hano kuri wa mugabo twabonye w'umuministiri akora ibwami ni sekreteri n'umunyamabanga yatashye abwira umugore we ati cyacyungo niryo jambo ryavuga ababyeyi ba cyacyungo wa mugabo umwami yabwiraga ati umwana we waramufashe uje kubishana mu cyaro bita Gacongo ati wamwimye imiryango y'abantu bakomeye kugira ngo batamushyira mu mago bakamushyingira ese no kubera iki ngomba kugendera kuri umuryango w'ibwami ntago twamushyingira uriya mwana ikira gikomangoma Gicongo bizi warambwiye ngo nge nigira nkaho ntacyo nzi ntacyo mbona nta nicyo numva ese byibura nka murumuna w'umwami nta nubwo nagaragaza ko mukuru wanjye mwubaha byibura nkakora umugenzo ugaragaza ko nanjye nifuza ko mu maura umugenzo basure abaturage basanzwe kuba nabo batangiye kwibuka ikintu kimwe ndagira ngo ukurikire filime uyu mwami Yungu yatangiye kwibuka uno mugenzo wo kuvuga ngo musere banyamusere kubona ko bamugumisha mu cyaro badashaka asubira mu mujyi yahise agenda yiyambarira nkaho hari umuhungu yigira umuhungu
rushaza rumara rw'umwami rufite ukuntu rugenda rukambara nk'uruturage rusanzwe rukajya mu maniga yarwo rukigira mu mujyi mu gasare kose muri umuntu w'umwami nawe yaba umwami nk'umwami agize ikibazo ariko dore ibintu aje kuvuze ngo ibyari ubushake bw'umwami papa w'aba bana babiri wapfuye ese yifuzaga iki ndagira ngo mva urwandiko rwanya rwo rutari iyi kopi rwa original baruhishana mwibangana n'ubu tutaramenya ngo wumve amagambo umwami nyirubwite nyirintebe yasize yivugiye yabwiye uriya mwami uriwo bita Riyungu ari uriwo aramubwira ati umva umunsi umwana wanjye mutonya yakuze ari we wandi twabonye Gisongo namara kugira imyaka y'ubukure uzamuha intebe y'ubwama yobora ngo mukuru wacu aragitinya dokiba kibereye mu isoko cyaje asa bakiri muri ayo wibuke bageze mu murwa mukuru ukabakobwa kavuye mu cyaro kandi nta nkoko yo mu cyaro itora mu mujyi nibibaho sasa bakiri kuziyaza buri umwe yirata ngafite amafaranga abarara barabu kwikina kumwe umuntu abwira ngo ngende muri umuna w'umwami agira ngo ni kwakunda abana bavuga biyemera gusuya kuko nibyo nawe kanje karubwira ati nanjye none nimba ari ibyo ndinde ndi umwamikazi w'ubahiro wumvishe ibaze nawe uyu mwami uriho nagatekanye ku kazi k'intebe y'ubwami ari hatayimerita adakwiye kuba yiriho iyo abonye umwana bamutoreye bagenzi be kumwe abana bakina aravuga ati kumbi igeze hano mu mujyi baraguterura nawe uba wigize umwami oya nta abana mwe buno ntago ndamenya ko mukunda igihugu cyase muri abantu mwangandukiye mu gihe mutaraza kunkorera ibwami umwami wirengagije no kubanga umuntu yaje gukora ibwami abaturage bose batuye mu gihugu cyawe bose baba barakugandukiye baba ari abantu nyine babizerwa kuri wowe ntago ari ngombwa ngo umuntu abanza gukorera kugira ngo abo mwizerwa kuri wowe twese tuba turabizerwa mu gihe ndetse twarakugandukiye mu gihe turi abaturage uyoboye uyu mwami uriho ntabwo yigirira icyizere ko abantu bose bamukuka ubwo nyine ni ukuvuga abantu ba minisitiri banda bagukorera rega nubwo twe tugukorera wabona natwe tugukunda none sereka mbabazi ari uyu murumuna wanjye Yuku cyangwa se Gisongo njye nawe turi mu inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro gusohoka byataza gutabara ninde mwatabara mbere ndagira ngo umve amagambo n'umwami ni ikigoryi afite ubwoba ko kano karumuna atangiye no kujya yigereranya nako kuko kano karumuna ke aragakimanga ko kamutwara intebe y'ubwami ibaze kubaza abana bato ngo njye na murumuna wanjye turi mu nyubako ninde mwatavuga ngo wasiga umwami ugatabara inshuti yawe yahise aceceka twamara gutabara umwami twamusora muri iyo nzu yaka umuriro tugasubira inyuma noneho tukajya turwo ntabwo ruzi kwitegereza nanjye niko nabigenza tu hama muri iyo nzu yaka umuriro nkapfana n'inshuti yanjye maze gutabara umwami murumuna w'umwami Gikomangoma agasigara muri iyo nzu mbashe kutamusohora muri iyo nzu nanjye naguma ngapfana nawe umva urukundo njye mwantabara sibyo gutabara umuntu ni ibintu byoroshye nyine utabara umuntu n'ubundi ari ukumurusha ubushobozi ni ibintu byoroshye gutabara umuntu njye bivuze ngo mwantabara ngo murumuna wanjye mwakwemera no kumupfira umva ishyari beshe kubwira umwami ati bifata ibintu uko bitari ntago ari icyo yashaka kuvuga ubu mubwiye mbega mu yandi magambo ngo uribeshe kandi umwami ntago yibeshya aravuze ngo yapfira murumuna wanjye w'igice ubwo nabwo murumuna w'igice umenye ko bahuje umubyeyi umwe bahuje papa umuntu uvuga ngo yapfira murumuna wanjye njyewe nampfire njye akana barano duhanira uwo muntu abafite imitekerereze yo kugambanira igihugu umuntu utapfira umwami agapfira ya magambo muvuga asa nka yoroshye abantu bashobora kuyanariza bakayabyazamo ibintu bikomeye ko yamutwara intebe y'ubwami ngo amwice uyu mugabo aba afite ubwoba kwangiza bwira murumuna wawe ati ningutanga mu mujyi twiruka n'amaguru ndakwica ni ibintu bitabaho n'ububwa uko yirukanka n'akagenda atekereza ati ubushake cyangwa se icyifuzo cya papa ko murumuna akagenda yibaza ati mukuru wanjye Yungu mukuru amwita Riyungu niki cyatumye uhinduka bigeze gutya kano kageni nuriya ni wa muginga wanyibye rya gisambo cyanyibye kumbu uyu nguyu yari mu irushanwa rihambaye cyane irengagije irushanwa arimo rishobora no gutuma bamuca umutwe n'inshuti ze ikikwereka umuntu utikunda abanza gutabara situation iri murenda gupfa ugatangira ukanambwira ngo nafashe ibintu uko bitari umwami byonyine kumuvuguruza umbwira ngo afashe ibintu uko bitari ni igitutsi impamvu ushaka kunyica banza unyumvishe impamvu mbyishimye ariko banza umbwira impamvu ugiye kunyica mukuru wanjye hapara umuntu ubwira ngo nagusize ngo ngiye kukwica ni ibintu by'ubugoryi ukumva ngo umuntu yishe undi ngo uko yamusize ntago bibaho ati mbwira impamvu ya nyayo ushaka kunyica unkomveye kuyinyumvishe neza ndaza kwemera unyice kandi ndapfa niba buryo ucamo urubanza n'uburyo ubonamo ibintu birenze ubushake singoye ko mbona wifitiye confidence cyane sasa umwami niyo abonye n'umwana yifitiye confidence adafite ubwoba bimutera ubwoba ko urwana rwibonamo nk'umwami bigatuma ahungabana niyo mpamvu uri umuntu ufite ikintu azi ko atagiharaniye azi ko yakinyanganyije akanya kare kose abazi ko yakinyagwa umuntu uzi ko ari ahantu atahamerita ahora ahangayitse avuga ati akanya kare kose bahankura sasa uyu mwami nawe iyo abonye ari umuntu rwifitiye ikiza